nongeye kubasuhuza nanone mwese mudukurikiye, abakoze subscribe n'abatarayikora mwese munyarukire hasi mukande subscribe, mukore no kukonzogera mujye mubona video zacu nshya zibagereho mbere. Uyu munsi ngiye kwereka akantu niba usanzwe ukoresha Facebook cyangwa se ukaba utarayikoresha, ngiye kukwereka mu gihe wabona ushaka kuva kuri Facebook uburyo wabigenza n'inzira wanyuramo ngo uve kuri Facebook. Ahangaha ndaza kwereka abantu mukoresha smartphone cyangwa se abantu bakoresha telefone ntoya za matushe, abakoresha computer namwe mushobora gukoresha ubu buryo, ariko computer unyura mu bundi buryo nzabereka ubutaha. Reka mbanze nereka abakoresha telefone uko wasiba account yawe cyangwa konti yawe iri kuri Facebook. Ikintu cya mbere ukora, urabona ko account yawe imeze gutya iyo ikiri nzima. Iyo ushatse kuyisiba ujya hano muri settings and privacy. Urabona iyibona hano hasi, noneho ugakandaho ugategereza gato, ukajya muri settings za account yawe, ukabona hano hari setting nyinshi ushobora gukoresha ushaka kumanaginga cyangwa se kugenzura konti yawe Facebook. Harimo personal information, hano niho ujya ugiye guhindura amazina, ugiye guhindura nimero telefone, hano ushaka kuvuga indimi uzajya ukoresha kuri translation, ads payment, abantu bakunda kwamamaza kuri Facebook niho unyura ushaka kwishyura kugira ngo wamamaze. Ibindi kuri security and login niho unyura password, apps and websites niho hari igihe cyo kuri website bakubwira ngo login your Facebook. Ahangaha niho managing izo website zose wagiye logingamo. Anti games zisobwa ni gukoresha machine, urabizi hari games bakeneye kuri machine kuri Facebook. Na business integrations ni business ni ads, amatangazo uba shyizeho ageranye na business ukayihuza na Facebook. Ibi ni ibintu tuzagenda twigaho uko abantu babisaba, niba batabisaba ubwo ngubwo tuzamenya ko batabikunze, ni tuzabwiho cyane. None nje kubereka ni uburyo ushobora gusiba account yawe kuri Facebook. Urabona mbere yuko usiba ushobora kubanza umanaginga hano kuri your Facebook information. Haba hari ibintu byinshi ushobora kubanza mbere yo kugira ngo usibe konti yawe, ukabanza ukadownloading information zawe. Ngo information zose ufite kuri Facebook urabanza ukazidownloading, ukazibitsa muri telefone yawe, cyangwa ukazitransfera kuri email. Noneho twebwe icyo dushaka no kuyisiba, uraza kuri account ownership and control, ukandeho ubundi winjiremo. Right, uza hano urabona memorization setting, no kuvuga ngo nupfa settings account ya Facebook ninde uzayikoresha cyangwa se bizagenda gute. Deactivation and deletion nicyo dushaka kuyisiba cyangwa se kuba tuyihagaritse. Hano bagutishamo deactivate account no kuba uyihagaritse mu gihe gitoya, noneho delete no kuyisiba burundu. Deactivate ushobora kuyihagarika nk'icyumweru, delete uyisibye burundu. Ngiye kuyisiba burundu, ariko ushobora guca kamanza make muri deactivate ibintu birimo, ngakanda kuri continue. Hano bahita bakubwira ngo uvuga impamvu, wenda hitamo muri izi impamvu ushaka kuyihagarika. Bakavuga ngo wenda ngo nzagaruka, ngo maze igihe kinini nkoresha Facebook, mbona email nyinshi. Ufite impamvu nyinshi cyangwa hano ukandikamo impamvu yawe. Ariko mu gihe yenda njye nshaka kuyihagarika, nshaka kuyifunga burundu, nze mbereke hano uhita ukanda continue. Reka mbereke ushaka kuyisiba burundu, ukaza hano kuri naberetse kuri account ownership and control, kaza kuri deactivation and deletion, gahita uza kuri delete account, ukagera continue. Hano ahantu uza ngo mbere yuko usiba Facebook account yawe hashobora kugira icyo bagufasha, ariko njye ntabwo nkeneye ko bamfasha kuko bari kumpitishamo impamvu zishobora gutuma umuntu ayisiba, ariko njye nta mpamvu n'imwe irimo. Njye ntabwo nkeneye Facebook, ndahita nkomeza kuri account deletion, ubwo ndahita nkomeza kuri continue. Njye nkomeza nyisibe, ntabwo nkeneye ko bamfasha. Hano noneho
barakubwira ngo ugiye kuyisiba burundu. Mbere yo kuyisiba messenger yawe ishobora kuguma ari nzima. Bakubwira ngo niba ushaka ko messenger yawe iguma ari nzima, kora deactivation. Twabonye aho ukorera deactivation, ariko twebwe dushaka gusiba ntabwo tubikora. Akadukomeza hano cyangwa se downloading information za nabikweretse, ushobora guhita ukanda kuri iyi buto ya download info ukazidownloadinga, ukaba uzibitse wenda wazasubira kuri Facebook ukazisubiza. None twebwe ibyo byose nta na kimwe tugiye gukora, ahubwo tugiye kuyisiba. Ndahita nkanda kuri delete. Ndahita bambwira ngo enter password ndashyiramo ni password yanjye, ushake mwibone. None ngiye kuyisiba, ntabwo nzongera kuyikoresha. Ubundi wamara gushyiramo password ukoresha kuri Facebook ugakanda continue. Confirm permanent account duration, ubwo nuvuga ngo emeza ko ugiye kuyisiba burundu. Niba witeguye kanda delete. Yego ngenda yikanda. Ubwo mbere iyo ukanze delete ubwo bivuze ngo ufite iminsi 30 yo kubagaruka ukongera ukayisubiramo ntibayisibe. Ubwo iminsi 30 nirenga ntabwo uzigera wongera kubona account yawe izaba irangiye burundu. Ugahita uvuga rero, ugahita umenya rero ko account yawe irangiye burundu. Ubu ngubu iri account yanjye nayisibye nyuma y'iminsi 30 izaba irangiye gusibwa burundu, ariko mbere y'iminsi 30 nshobora kugaruka nkongera nkayikoreshaho gato nkaba nayisubiza ku murongo. Nishimiye ko mwakurikiye iki kiganiro, mukaba mwamenye ibyo nababwiraga. Uramutse hari icyo wifuza ko nazakugezaho cyangwa se wifuza ko twazakubwiraho ku rubuga rwacu, watubwira muri comment cyangwa se ukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu. Kuri Twitter ni guteni, kuri Instagram ni gute akarongorwa, cyangwa ukatwandikira ugasura n'urubuga rwacu www.nigute.co.rw, tukakugezaho ibintu byinshi. Ubutaha nzabagezaho ko wafungura account, urabona umaze kuyisiba ukeneye indi, cyangwa se niba nawe nta account ufite ubutaha nzabereka uko wakora account nshyashya. Ndabashimiye ko mwakurikiye, murakoze cyane.